mumeze neza. Ni ukuvuga ngo ngiye gukora iyi video ikitumye nyikora ni abantu byananiye gukora ikijyanye na security muri Mexico. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubikura muri Mexico bakubwira ko ugomba kuba warakoze iziriya security, yani warakoze Google Authenticator, uburyo ushobora kuba warinda account yawe kuba buri umwe wese ashobora kuba yayinjira kubera ko afite email yawe. Ni ukuvuga ngo rero impamvu mbikoze ni ukugira ngo nsobanurire abantu mu by'ukuri ibintu bijyanye navuga ngo ibintu bijyanye n'iyi crypto cyangwa se bijyanye no kugurira izi coin. Mu by'ukuri mujye mwihangana mwige, niba ari byo udasobanukiwe ubimenye ubikunze. Turebe uburyo dushobora gukora verification. Uza hano kuri home, urareba hano hejuru hari agatwe kameze nk'agatwe k'umuntu hano, kanze mabereka hari abantu ububwira ntibabyumve neza, uza ugakanda kuri aka kantu. Iyo ugakanzeho rero uhita usanga utunguka ahangaha. Ahantu rero uba utungutse, nongere mpakande ahangaha utungutse. KYC muri video narayiberekanye uburyo wakora KYC. Niba utabizi nyandikira kuri 0784888212 hanyuma nguhe ubundi busobanuro bwimbitse. Rero iyo ukanze ahangaha ureba hano handitse security, urahabona sibyo? Dore ngaha tugiye kuba twakuzuzamo ko verifia ibijyanye na nimero telefone. Kanze bafunguke, urabona ko email yanjye iri verifiye. No yiverifiye biriho kano kantu kavivuye. Nuvuga ngo rero hano Google Authenticator barambwira ko ngomba nayo ko ngomba kuyivivura ndetse nkashyiraho na nimero ya telefone nayo ikavivuka. Kano kantu kakuzura tuno tuntu kari dutatu. Uburyo bikorwamo nta kundi. Ntangire kuri Google Authenticator. Iyi Google ushobora kuba uyifite muri telefone ukaba wajya kuyidownloading. Urabona ko hano bahita bambwira ngo download. Iyo ukanze hariya bahita bambwira ko ngomba kujya kugira gute kuyidownloading. Cyangwa se nyifite nkakora next. Ntabwo reka mbwire nk'umuntu utayifite muri telefone, ukanda ahangaha. Abantu benshi kubera gukora ibijyanye na exchange nyinshi bakora, iyo wakanze uhita ugera hehe? Uhita ugera muri Play Store. Hano muri Google Play Store dore ngiyi ngewe iri download ni iyi ngiyi baba bakubwira ukoresha iyi ngiyi ntacyo bitwaye. Reba n'ahandi uzagenda uzisanga muri exchange nyinshi babikubwira. Ke dukore open cyangwa se tuyifungure tujye muri application nyirizina. Application rero igezemo usabwa gushyiramo email. Urareba ko ngewe hano mfitemo email nkoreshaho kuri Google Authenticator. Nawe ushobora guhindura ugashyiramo email cyangwa se ukagumisha email bitewe na email iyo hakanze nyine ukora login no gushyiramo email bisanzwe, nta bindi bintu biba birenze bihari. Wenda kugira ngo hari abantu rwose bigorana ibintu byose biba byabagoye, babwira kwinjira ugasanga ni ikibazo, ariko mujye mwihangana. Kendeye gukora login ndabona bitari gukunda, ariko gushyiramo email kanze mbe mpagaritse video mbere uburyo iyo umaze ku downloading application winjiramo niba hari abantu batabizi. Iyo umaze ku downloading rero iyi application ya Google Authenticator dore ngiyi, urareba ko yageze muri telefone yanjye dore ngiyi. Urayikandaho. Iyo ugezemo rero muri application reba ko bakubwira gukora start, ukinjira ugakandaho. Nta kindi rero bahita kuzana email ufite ugashaka email uri bukoreshe. Ngewe rero email nkoreshaho reka nyikandeho dore ngiyi. Iyo umaze gushyiraho email rero uhita ukora continue ugahita winjira.
ureba ko ihita ifunguka. Noneho uhita ukanda aha ngaha nk'ugiye reka tubire muri application mbibereke neza. Ukanda kuri aka kantu muri application. Umaze kuba muri application ya Mexico, murabizi ko niho twari turi muri Mexico. Sorry gatoya. Mexico ni aha ngaha. Sorry. Iyo umaze kwinjira muri Mexico, ugiye kuverifiya iriya Google Authenticator. Niyo y'ingenzi cyane kubera ko ntabwo wakwemererwa kubikura utayifitemo. Kandi ndire bifunguke. Nongere mbwira abantu mukeneye gukora trading, nyandikira bimushyashya, nawe ndagufasha ukagenda ubyiga gake gake. No kuguhugura. Abandi bakeneye sigino nazo turazitanga. $10 buri cyumweru ntabwo ari menshi iyo ufite umutahe. Guhera ku $50 watangira business. Twabonye ko uza hano kuri security. Ukaza hano kuri Google Authenticator, hanyuma ugakora next. Iyo ugeze aha ngaha rero uhita ukopiya, ukanda hano copy, ugakopiya iyi address, ugahita ukanda ku ruhande kuri telefone yawe bikazamo gutya, ugasubira kuri Google Authenticator. Abantu batabizi uburyo ushobora guhita usubira muri aho wari uri utarenze gukupa telefone ngo ujye muri application, birakunda. Hanyuma ukaza ugakanda aka kantu kari aha, uza ugakanda hano kano kamenyetso guteranya, ugahitamo hano ha kabiri aha, ukahakanda. Hejuru ukandikamo izina ushyiramo ni hariya tugiye kwandikamo Mexique Exchanger, kubera ko nakoresheje rero kubera ko mfitemo nyinshi ndandikaho izina nshaka kugira ngo ntazabyibagirwa. Tazantuma address nkayibagirwa cyangwa se password. Kanandikemo email yanjye nashyizemo niyi, nayo nshaka mpita nyishyiraho, niyo nakoresheje. Ushaka wandikamo email nyine ugashyiramo email ntacyo gutyo. Uwo ushyira hano ugashyiraho, ureba ko nakoze copy ya twa dukode bampaye, nkahita nupestingamo hano, nkahita nkora add. Iyo maze gukora add ndategereza. Urareba ko namaze kuyifungura, kantegereze ndebe. Yaje. Urareba ko ari Mexique ngiyi, ndetse nkahita nkanda kuri ahangaha nkomeje. Iyo umaze kuyifungura gutya yajeho gutya, uhita ukandaho ugumishaho urutoki gutya, ubwo ukoze copy. Ugahita uza hano muri Mexique yawe, ugakanda kuri link, ugakomeza. Bakakubwira ngo ugiye kuzana email. Hano hejuru ugiye gukanda aha ngaha bakohereze code kuri email, hanyuma uzane upestingemo n'iriya mibare yo kuri Google Authenticator wakoze. Kamite mbikora. Nkande hano akantu kandaho naka, bagahita gatangira kubara, kajya gushaka code. Ndebe ko bampaye umunota wose. Mpita rero nkanda hagati muri telefone, nkaza kuri email, nkaza kuri Gmail yanjye, nkareba code banyoherereje. Harindira igafunguka, ndebe code ko bayinyoherereje. Kubera ko ufitemo email nyinshi, ugomba kumakinga sure ko mu by'ukuri iriya email ariyo iri hano. Turebe ko ariyo.
Okay, niyo reka ndebe ntegereze. Ureba ko code bayinyohereje saa 4:37. Nkahita nkanda kuri iriya message bamaye, nkaza nka kopiya iriya mibare. Ushobora kuyifata kuyandika cyangwa se ukaza ukareba iyi mibare iyi ngiyi ugakanda ukagumishaho urutoki gutya, hakaza ijambo copy, ugahita ukora copy, ugahita ugaruka hehe aho twari turi muri Mexico, nka pastingamo ya mibare bampaye. Hano hasi njya muri Google Authenticator kubera ko imibare ihora ihinduka, nkajya kuzanamo code nafunguye kuri kare kuri Google Authenticator. Ngiye hano reba ko niyo tumaze gufungura mu kanya, nkagumishaho urutoki, nkazana iyi mibare, nkayipesita hano, nkora submit. Tayari ureba ko gahise kavivuka. Ubu nshaka gukoresha na nimero, uretse ko atari ingenzi, nzaba mbikora na nimero nuko bigenda. Ubahita ushyiramo nimero, ureba yuko anze kuri namba hano, niba ufite nimero ni Rwanda ruzaho, hano uhita wandikamo imibare uhereye kuri 7 n'indi mibare inyuma, wabyumvise, hanyuma ugahita bakohereza code kuri message kuri telefone, hanyuma ukajya muri Google Authenticator ukazana ya mibare igezweho, ugahita ipestingamo hano, ugakora done. Ibintu byoroshye. Wenda reka tubikore. Nkoresha Tigo 0726545454, mpite noherezaho code, kanda hano hasi ndebe ko banyohereza code. Nabyo mbikore wenda araho bishobora kunanira. Kandi ndebe nongera nkwibutsa ngo ibijyanye na future trading, mu by'ukuri future trading ni trading muri future, ariko bisaba amafaranga, ariko nawe kandi bisaba n'ubumenyi kubyiga. Ariko iby'ingenzi abakora analize barahari, ntabwo twese tuba tubizi, ariko sigino ziratangwa kandi ku giciro cyiza, buri wese yaza tukamufasha gutanga profit ihagije. Okay, ndabona konyohereza code birimo bitinda, sinzi ikibazo niba ari network, ntabwo ndamenya ikibazo icyo ari cyo, ariko ntegereza nta kundi. Okay, ndabona bitari kunkundira kubera ko nakoresha namba Tigo hari. Tigo bishobora kuba bitari gukunda, ariko MTN bishobora gukunda. Kandi turaza kubiza kubikoraho. Ndire ntacyo, reka nze tuzakoresha MTN kubera ko nayikoresheje. Kansubira inyuma. Wamuraganira dukisha. Nese wari uri kunshaka? Se mwana ko mbona iminwe tere kunyeganyega, nta kintu mwaguze?